Cardinal George Mario Bergoglio watorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ubundi yavukiye i Buenos Aires muri Argentine ku itariki ya 17 Ukuboza 1937. Yabaye papa wa mbere, yabaye papa wa 266. Yafashe izina rya Francis. Abaye papa wa mbere uturutse mu muryango w'abayezuiti, ni wa mbere uturutse mu mugabane wa Amerika, na papa wa mbere udakomoka ku mugabane w'i Burayi kuva mu kinyejana cya 8. Tujye kureba ubundi uyu papa amateka ye ni muntu ki, ibyamuranze. Ubundi muri rusange Giorgio Mario Bergoglio ni umwe mu bana batanu ba Mario Bergoglio wakoraga inzira za gari ya moshi. Cardinal George Mario Bergoglio watorewe kuyobora Kiliziya Gatolika yavukiye i Buenos Aires muri Argentine ku itariki ya 17 Ukuboza 1936. Yabaye papa wa mbere, yabaye papa wa 266. Yafashe izina rya Francis. Abaye papa wa mbere uturutse mu muryango w'abayezuiti, n'uwa mbere uturutse ku mugabane wa Amerika, na papa wa mbere udakomoka ku mugabane w'i Burayi kuva mu kinyejana cya 8. George Mario Bergoglio ni umwe mu bana batanu ba Mario Bergoglio wakoraga inzira za gari ya moshi, washakanye na Regina Maria Sivori bari barimukiye mu Butaliyani. Ku birebana n'amashuri ya Papa Francis, nk'uko Wikipedia ibigaragaza, George Mario yize ibijyanye n'ubutabire chemistry mbere yo kwinjira mu seminari ya Villa Devoto. Ayisohotsemo yaje kujya muri kaminuza yiga ibya filozofiya mu mwaka w'1963 i Buenos Aires. Asohotse yabaye umwarimu igihe kinini, nyuma ajya kwiga ibijyanye n'indimi, ajya yiga filozofiya muri kaminuza y'abayezuiti i Salvador kuva mu 1967 kugeza 1970. Yabaye umupadiri ku itariki ya 13 Ukuboza 1969, abuhabwa na Musenyeri Ramon Jose Castellano. Nyuma yaho yakomeje amashuri mu bijyanye na filozofiya na teolojiya i San Jose ya San Miguel. Kuva 1971 kugeza 1972 yakoze imirimo itandukanye muri Espagne. Mu 1980 yabaye umuyobozi wa kaminuza yigishaga filozofiya na teolojiya muri kaminuza ya San Miguel, akaba na padiri mukuru w'iyo paruwasi. Mu 1986 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga yakuye mu Budage mu bijyanye na filozofiya na teolojiya. Ku itariki ya 20 Gicurasi 1992 yungirije musenyeri muri diyosezi ya Buenos Aires kugeza 1997, ubwo yagirwaga musenyeri wuzuye ku itariki ya 3 Kamena 1997, nyuma y'urupfu rw'umushumba wayo wari uri icyo gihe. Itariki ya 21 Gashyantare 2001 yatorewe kuba Cardinal na Papa Yohani Paulo wa II. Mu matora ya Papa yabaye mu mwaka wa 2005, George Mario yakiriye Papa Benedicto watowe icyo gihe mu kugira amajwi menshi, cyangwa se yakurikiye Papa Benedicto watorewe kuyobora Kiliziya, yagize amajwi ya kabiri. Aho ku nshuro ya 4 ayo matora, Papa Benedicto wa 16 wari Cardinal Ratzinger yagize amajwi 88. George Mario amukurikira afite amajwi 26. Cardinal George watorewe kuba papa, i Vatican yari ashinzwe imihango mitagatifu n'itangwa ry'amasakramentu, ubutumwa bw'abapadiri, akaba yari ahagarariye komisiyo ya Vatican muri Amerika y'Epfo. Yatorewe kandi kuba papa tariki ya 13 Werurwe 2012. Nyuma y'amatora yabaye inshuro 5, ahitamo gufata izina ry'ubupapa rya Francisco wa mbere, afatiye ku izina rya Francisco wa Assisi
wicishaga bugufi agendeye ku ivanjiri, akanafasha abakene mu buryo budasanzwe. Tujye kurebera hamwe ibijyanye na politiki ya Papa Francisco wa mbere. Papa Francisco wa mbere ubundi nk'uko yari yarabyivugiye, yabayeho mu buzima bworoheje, yirindaga kugendera mu modoka ya wenyine, akagendera mu ya rusange. Kubaha Imana n'amasakramentu yahawe. Muri Gicurasi 2012 yanenze cyane abapadiri bamwe bo muri Argentine bashatse kuzana impinduka muri kiliziya, banga gutanga amasakramentu, isakramentu rya batisimu ku bana bavukaga ku babyeyi batashakanye, we yise imico ya gifarisayi. Byarangiye asabye ko babatizwa. Ntiyemera guhuhura ubabara, ntabwo yemeraga guhuhura ubabara, abashakana bahuje ibitsina no kuvanamo inda. Agendeye ku mahame aranga idini Gatolika, Papa mushya wari ugiye icyo gihe ntabwo yemeraga igikorwa cyo guhuhura umuntu ubabara cyane. Ntiyemeraga kandi ko abapadiri bashaka abagore, ndetse ntiyanashyigikiye kubana hagati y'abahuje ibitsina, ku buryo yanabirwanyije kenshi mu gihugu avukamo. Arwanya kandi igikorwa cyo kuvanamo inda kuko ari ukuvutsa uburenganzira bw'ubuzima umuntu wabayeho kuva ku isama. Mu buzima busanzwe Papa Francisco afana umupira w'amaguru guhera mu bwana bwe. Ubundi yafanaga ikipe ya Porteno Atletico San Lorenzo ya Almagro iherereye mu gace ka Buedo muri Argentine. Iyi kipe ihimbwa Santos, bivuga abatagatifu. Afana kandi andi makipe nka River Plate, Independiente, Boca Junior ndetse na Racing, mu makipe 5 akomeye muri Argentine. Uretse gufana, azwiho kwandika ibitabo byinshi bitandukanye birimo ibivuga kuri Kiliziya Gatolika. Uretse ururimi rw'Icyongereza, ubundi buriya Papa yavugaga n'izindi ndimi zirimo nk'Igifaransa, Igitaliyani, Ikidage ndetse n'Ikilatini. Ngiyo rero mu ncamake ibyaranze ubuzima bwa amateka ya Papa kugeza ubu ngubu aho atabarukiye. Ndatekereza Abakatolika muri rusange bakomeze kwihangana kubw'umushumba wabo ubavuyemo, ariko kandi mu isi niko bigenda, twese niyo nzira ya twese. Ndabashimiye cyane ko twabanye. Imana ibahe umugisha.